Yes, ibihe byiza reka tubifurize kugubwa neza abakunzi ba RTV show rimwe igicamunsi cyiza mukomeze mugubwe neza cyane aho muri mu myanya itandukanye. Turagarutse rero muri breaking news, ni amakuru akomeza kugenda cicikana hirya no hino kuri za murandasi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Turagarutse rero aho tugiye kugenda turebanira hamwe amakuru agezweho. Ni genocide, iri ni ijambo twese twumva tugahereza agaciro ndetse tukumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Noneho iyo twongereho tuti yakorewe abatutsi mu 1994, buri munyarwanda wese ahita ayisangamo akumva ko iryo jambo rimureba. Ubundi genocide ni iki? Ubundi se genocide yo mu Rwanda itandukanira he n'izindi genocide? Ariko uyu munsi wa none rero ngira ngo icyo byo byombi bihuriyeho ni uko ari ubwicanyi bukorerwa ubwoko bumwe bugamije kubutsemba, ndetse ubwo bwoko bukaba bukorewe abundi bwoko, bukozwe ubwo bwicanyi bukaba bukozwe n'ubundi bwoko. Uyu munsi mu gihugu cy'u Rwanda iyo dutekereje genocide nk'umuntu utaruriho icyo gihe nkanjye, ntago dusobanukirwa icyateye genocide. Twese twumva ko yatewe n'ihanurwa ry'indege y'uwari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ariko uyu munsi wa none hari ibisobanuro bitandukanye bisigura cyangwa se bisobanura yuko ihanurwa cyangwa se urupfu rwahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda atari rwo rwatumye habaho genocide against Tutsi cyangwa se genocide yakorewe abatutsi. Ushobora no kubwita ubwicanyi cyangwa se itsemba bwoko. Minisitiri Bizimana yahinyuje rero abavuga ko genocide yatewe n'urupfu rwa Habyarimana. Ni minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda rero n'inshingano mboneragihugu Dr. Jean Damascene Bizimana yatanze ibimenyetso bihinyuza abahora bashaka kugaragaza ko genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yatewe n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu kuwa gatanu, ubwo ni igihugu cy'u Rwanda kuwa gatanu Mata 2026, Minisitiri Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko guhuza ihanuka ry'iyo ndege na genocide yakorewe abatutsi ari ukwigiza nkana, kuko mu gisobanuro cya genocide harimo ko ari umugambi utegurwa ugamije kurimbura abantu hashingiwe ku bwoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu cyangwa se idini iryo ari ryo ryose. Minisitiri rero Bizimana kandi yanasobanuye ko uwo mugambi uba ushyigikiwe n'ubuyobozi uburiho, kuko atari ikintu cyashoboka butabigizemo uruhare. Aho yagize ati iyo habayeho umugambi wo kwica abo bantu hagendewe kuri ibyo ku bintu bine iba ari genocide. Ubwo ni bimwe twavuze haruguru: ubwoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu cyangwa se idini. Iyo rero ibyo byombi bigendeweho nibwo tuyita genocide. Ku batutsi bo mu Rwanda rero leta kandi ya Habyarimana yateguye umugambi wo kubica bose ishingiye ku bwoko bwabo bwari bwanditse mu ndangamuntu zashyizweho na leta yari iyoboye igihugu kuri icyo gihe. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko uruhare rwa Habyarimana muri genocide yakorewe abatutsi ruhera ku kuba ari we musirikare wa mbere ku rwego rwa ofisiye u Rwanda rwagize, ndetse aba umuyobozi w'ingabo, ariko zari zishingiye ku ivanguramoko. Aho yagize ati ingabo z'u Rwanda zashinzwe mu mwaka w'1959 zishinzwe n'ababiligi babiri. Zimaze kujyaho rero ibyashingirwagaho ngo umuntu azinjiyemo harimo ko zigomba kuba zigizwe n'abahutu gusa, kandi ko umututsi azajya ashaka kwinjiramo bazajya bamubwira ko adashoboye. Ibyo byagiye mu mabwiriza y'izo ngabo, kandi Habyarimana niwe wabaye umwofisiye wa mbere uyobora izo ngabo zigendera ku irondabwoko Hutu. Yatojwe gutyo aba ariko azayiyobora. Noneho bigeze mu 1962 zica abatutsi barenga 2000 ibyumba bazira ko hateye inyenzi zivuye i Bugande.
Minisitiri Bizimana yavuze ko kwibasira abatutsi byakomeje ndetse Habyarimana wari uyoboye ingabo yemeranya na Kayibanda Grigol wari perezida ko uko inkotanyi zizajya zitera bazajya bica abatutsi bari mu gihugu cy'u Rwanda kandi icyo gihe hari kera cyane mbere y'uko ya ndege ihanurwa. Yongeyeho ko mbere y'umwaka w'1994 Habyarimana yagize uruhare rugaragara cyane mu mugambi wo kurimbura abatutsi bijyanye n'inshingano yakoze mbere yo kuba perezida w'igihugu icyo gihe, aho yagize ati abigiza nkana bumve ko intangiriro y'ubutegetsi bwa Habyarimana yari intangiriro y'ubutegetsi bwica. Ntabwo Habyarimana yayoboye hari umuntu ugendera mu kuri, yari mu butegetsi bwica kuko yavanze imyaka 11 ari minisitiri, yamaze imyaka 11 ari minisitiri w'ingabo na polisi wa Kayibanda rero niwe wayoboraga ibyo bikorwa byose akohereza ingabo n'abapolisi. Iby'uruhare rwa Habyarimana muri jenoside yakorewe abatutsi rero mu kwitegura kandi byanabonwe n'imiryango mpuzamahanga ndetse ibitangaho umuburo ku butegetsi bwe nubwo nta cyabikozweho kandi icyo gihe indege yari itarahanurwa. Ati hari raporo yakozwe na Amnesty International muri 1992 igaragaza ko hari abantu bamaze kumenyekana bishwe na leta ya Habyarimana mu bice bitandukanye barenga 1000 baje gukora urutonde rwabo bari abatutsi n'abandi bahutu bagaragaza ko hakwiye kuba impinduka. Indi ni iyakozwe n'imiryango itatu yiteranyije na leta ibemerera kuza gukora iperereza muri perefegitura ya Gisenyi, Ruhengeri n'igice cya Byumba muri 1993. Iyo raporo rero yerekanye ko mu Rwanda hari umugambi wo kumaraho abatutsi ndetse watangiye gushyirwa mu bikorwa kandi ko uyobowe n'agatsiko k'abakomeye mu butegetsi bayobowe na Perezida Juvenal Habyarimana n'umugore we, ndetse n'indi raporo yakozwe na Loni yabishimangiye neza cyane. Hari kandi n'abadiplomate bari mu Rwanda mbere ya jenoside barimo uwari ambasaderi w'Ubufaransa n'abandi bagaragaje ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi hamwe n'ibindi binyamakuru birenga 20 byo mu mahanga mu 1964 byatangaje ko ibiri kubera mu Rwanda ari jenoside. Ibyo byatumye Musenyeri André Palaudini wayoboraga diocese gatolika ya Kabgayi wari inshuti ikomeye ya Kayibanda amugira inama yo guhakana ayo makuru maze bohereza mu mahanga uwayoboraga inteko inshinga amategeko kugira ngo asobanure ko inyenzi zateye mu Rwanda noneho ngo birwanaho barabica, ariko ko abatutsi abari imbere mu gihugu baje kuba bakicwa. Aho yagize ati aho niho ibikorwa byo gupfobya jenoside byatangiriye kandi izo ngabo zakoraga ibyo ni Habyarimana wari uziyoboye. Ngira ngo rero aho turacyakomeza kugenda dusobanukirwa gake gake ko Habyarimana ibyo bikorwa byari biriho mbere kandi yari abigizemo uruhare byose. Generali Romeo Dallaire wari uyoboye ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro mu Rwanda yagaragaje muri Mutarama 1994 ko imyiteguro ya jenoside igeze kure ndetse ko n'intwaro zizakoreshwa zatangiye kwegeranywa nubwo nta cyabikozweho rwose. Dr Bizimana yaboneyeho kwiyama umuryango wa Habyarimana ukomeje gukaza umurego mu kumugira umutagatifu imbere ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abandi bagoreka amateka nkana bakagera ubwo bavuga ko ihanurwa ry'indege ariyo ntandaro yayo, nyamara ukuri kw'amateka kubigaragaza neza kandi cyane. Indege rero yari itwaye Habyarimana yahanuriwe i Kigali irashwe ku itariki ya 6 Mata 1994 ubwo yari avuye mu mushyikirano i Arusha
muri Tanzania, ndetse bukeye bwaho ku itariki ya 7 umugambi wo kurimbura abatutsi mu gihugu hose wahise utangira gushyirwa mu bikorwa mu buryo bweruye. Ngira ngo rero ku bantu tutari turiho icyo gihe tugenda dusobanukirwa imvo n'imvano y'iryo tangira cyangwa se icyatumye habaho igikorwa cyangwa se kino hanozwa umugambi wa genocide yakorewe abatutsi. Bavandimwe rero ngira ngo muri kubyumva yuko ari urugamba rutari rworoshye, ari abakomeje kugenda batagatifuza Juvenal Habyarimana ndetse n'abandi. Ubwo tuba tugenda dusobanukirwa dushingiye ku masomo tugenda duhabwa n'abayobozi bayoboye igihugu cy'u Rwanda bari bariho kandi icyo gihe, ndetse bagerageje gukora inspection cyangwa se inspection, I don't know how they call it in English, but izo investigation zose zakozwe zigaragaza ko na mbere y'ihanurwa ry'iyo ndege ya Habyarimana aho umugambi wari uriho. Mukomeze mugubwe neza rero, turasubira.